Alpha muraho neza? Murara neza. Meze neza, akazi karagenda neza? Tumeze neza muri rusange, akazi nako karagenda nk'ibisanzwe. Yes. Ni kuri Radio Icyizere, tubaye ikaze mu kiganiro My Saturday Show, The Day of Joy and Relax. Murakoze cyane. Hanyuma rero turimo turaganira ku muziki wo mu majyepfo, tureba iterambere ryawo. Birumvikana iterambere ryawo riri mu byiciro bigiye bitandukanye. Hari composition y'abo bahanzi, hari production, mwe ba producer, ndetse hakaba na promotion cyangwa se na market, iryo soko umuziki ugomba kuba wagiraho aribo baturage. Ubwo rero hakaba hari ikibazo kigira gitese kuba umuziki wo mu majyepfo utabasha kuba uri kugera ku rwego rw'igihugu ngo wambuke urenge akarere ka Huye ugere ku ntara, ugere ku rwego rw'igihugu. Ikibazo cyaba kirihe? Ese ni ikibazo cy'abahanzi badafite inganzo, ni production itameze neza, ni abaturage batagishyigikira abahanzi? Ese wowe nka producer uri muri runo ruganda rw'umuziki, ikibazo ubona ari ikihe? Ni production, abahanzi nta nganzo bafite, cyangwa abaturage ntabwo bashyigikira? Ndumva ibyo ukomojeho byose nabigira ikibazo. Haba ku bahanzi, ntabwo hari abahanzi bari active cyane, ubona nyine bafite imbaraga. Abahanzi byo barahari, ariko ubona basa nkaho batarazamuka cyane, wenda ugereranyije n'ab'i Kigali. Noneho kandi n'imikorere yabo ubona nyine igenda gake gake. Ujya kubona umuhanzi akaza yasa nkaho atangiye kugera ahagera, umuhanzi agasa nkabuze, nkazimiye, kubera nyine n'ibyo akora nabyo wenda abantu batabiha imbaraga cyane nk'uko babivuze, ko n'abantu nabo nyine wenda nabo warubashyizeho. Hanyuma nanone na production yaho ubona ko ntabwo nyine nayo ntabwo ifite ingufu cyane, bitewe nuko nta bahanzi bari active cyane bahari wenda ngo bacalenjinga aba producers. Noneho kandi n'ibijyanye no kwishyura indirimbo birasa nkaho bidafite ingufu cyane, ku buryo producer nawe yumva hari ikintu kiri kumukurura cyane. Hanyuma yego, ariko nawe production navuga ko harimo nayo imikorere, ntabwo navuga ko inoze cyane. Harimo bamwe na bamwe basa nk'aba babijyamo, babyinjiramo, bakabikora nta bumenyi buhagije bafite. Hanyuma no ku bijyanye n'abantu, ntabwo bapromotinga abahanzi baho mu majyepfo, wenda ngo bavuge bati uyu mwana turamushyigikiye. Ibyo wavuze byose bifite igisubizo cy'ikibazo ushaka uwo mwanya kugira ngo tuvuganeho. Okay, reka ngushimire cyane. Ariko nanone dusa nkaho dusoza, nkubaze ubu ngubu muri studio yawe, cyangwa se reka tuyite label, ubu ngubu ushaka kuba hari umuhanzi nibura wigeze wakira akavuga ati ngenda ashaka ko tugirana projet ndende y'umwaka, cyangwa se ni kwa kundi aza agakora indirimbo imwe akahita agenda? Murakoze. Abahanzi bo nahuye n'abahanzi batandukanye bakoreyemo indirimbo nyinshi, harimo nk'umuhanzi Tasiye Titusi twigeze kugirana ni nka gahunda. Twakoranye indirimbo 50 zo mu gitabo kino cya Gikristo. Urumva ari projet ndende, kandi izo ndirimbo zose zarakozwe zinagenda neza. Hanyuma hari n'abandi bahanzi twagiye dukorana, hakaba nk'urenze indirimbo 10, hari n'amakorali nagiye nkorera. Ariko muri rusange navuga ko ntabwo mfite rebo, wenda ngewe nkorera umuntu ku bijyanye n'ibyo twavuganye. Hanyuma ibyo
nk'amasezerano twagiranye yarangira bikaba birahagaze. Hanyuma Alpha, ndabizi ko umaze igihe muri ino industry ya muzika, uko biri kose uzi ngo ese ni zero raw materials zigomba kujyamo kugira ngo tubashe kugira product cyangwa se produit y'umuziki mwiza. Nihe nama waha izi mpande zombi uko ari eshatu, abahanzi, artist, producers, production, market bijyanye no isoko cya kumenyekanisha, promotion, turasangamo na media. Ese na media mu majyepfo gwarazamo amaradiyo, hazemo n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, nihe nama wagenda uha buri cyiciro, artist, production, producers ndetse na media ndetse na market, abo ari bo baturage batuye mu majyepfo? Murakoze cyane. Inama natanga wenda nko ku bahanzi, abahanzi tuzi bakomeye muri iki gihugu n'ubundi batangiriye hasi. Buriya hari abantu, umuntu ushobora kukubwira amateka ye ukaba wakumva utabyumva neza. Buri wese aba akunze kuba yaratangiriye hasi akagenda azamuka agira nk'imyaka 5, 10 akaba yamenyekana. Abagira inama yo kudacika intege, hanyuma bagakora kandi bakaza gukora ikintu bafite plan. Kuko hari nk'igihe umuhanzi aza muri studio ameze nk'aho nta n'indirimbo ifatika afite, ukabona batangiye kuyakira muri studio. Nabagira inama yo gutegura, hanyuma bacika intege, hanyuma bagakora promotion. Buri kintu cyose umuhanzi asabwa akagikora, hanyuma akategereza result. Hanyuma ko ba producers nabagira inama yo guha agaciro umurimo dukora, kuko hari igihe rwose production nayo yitwa n'abaproducers, abaproducers, ugasanga samutayo umuntu ari gukorera n'igiciro kiri hasi cyane bikabije. Akenshi rero ibyo nabyo hari igihe bitatanga umusaruro mwiza. Yego, nagira inama producers guha agaciro umurimo dukora, kugira ngo nabo bahanzi babone ikintu kizima gifatika, batazagenda bavuga ngo runaka. Hanyuma kuri media ntabasaba kudufasha kugira ngo natwe tugera. Hari igihe media usanga bari gupureyinga cyane indirimbo zo hanze ndetse n'iz'abantu b'abasitari bo mu Rwanda, bagasanga wa mwana wenda w'ahantu runaka mu ntara ntazwi, kandi rimwe na rimwe ugasanga afite n'impano. Harimo abana baba bafite impano pe, ariko ugasanga umunyamakuru ntabishyizemo imbaraga, ntabikurikirane cyane. Nabasaba nyine gufasha abahanzi na production yo mu majyepfo cyangwa se mu ntara muri rusange. Okay, murakoze cyane. Murakoze cyane.